wabyaye ihene umva icyo Imana iba ishatse kukubwira, nawe urota uhetse ihene umva icyo Imana iba ishatse kukubwira, nawe ubona uri kwiruka ku ihene umva icyo Imana iba ishatse kukubwira, nawe uba uri kubona ihene zikugendaho zikwirukaho umva icyo Imana iba ishatse kukubwira. Ndakwibutsa kwinjira na like, ukore share, ukore comment, niba uri mushya kuri iyi channel ukande subscribe, Imana nawe iraguha umugisha. Tuje gusobanura kuri izi nzozi kugira ngo n'umuntu ubirota amenye icyo bivuze. Reka duhere kuri uyu muntu urota, wowe urota wabyaye ihene, ushobora kubyara ihene irenze imwe mu iyerekwa cyangwa mu nzozi. Icyo gihe iyo irenze imwe Imana iba iri kugusobanurira ibi ngibi ngiye kukubwira, iba iri kukubwira ko ihene, icya mbere cyo reka mbanze nsobanura iyi hene. Ihene isobanura imyuka mibi, ubuhehesi, ubusambanyi n'ubushizi bw'isoni. Iyi hene nuyibona ukabona wabyaye ihene imwe cyangwa ebyiri, uzaba hari undi mwuka uri kuza muri wowe w'ubuhehesi se cyangwa w'ubusambanyi, ukumva uri kwatakwa n'umwuka w'ubusambanyi ahanini cyangwa ubuhehesi, cyangwa bikongera bigasobanura ko hari abahungu babiri cyangwa abagabo babiri cyangwa abagore babiri cyangwa abakobwa babiri bari kuguheheta. Unyumve neza, aba bantu iyo ubonye wabyaye ihene ebyiri ni abantu baba binjiye mu buzima bwawe, bashaka ko uba umuhehesi, uba umusambanyi, uba umuntu nyine udashobotse, utwarwa n'irari ry'isi. Icyo gihe rero nubona wazirose izo hene, uzahita usenga amasengesho akomeye, wirukana umwuka w'ubusambanyi kuri wowe, wirukana umwuka w'ubuhehesi kuri wowe, wirukana umwuka w'ubushizi bw'isoni kuri wowe, kuko Satani azaba yakugabyeho igitero ashaka ko urimbuka, ko ujya mu mubare w'abarimbuka. Aho ngaho uzahite ugenzura mu nshuti zawe muri kumwe uwo mwanya, abo muri kuganira uwo mwanya, urebe cyangwa mubo muri guhamagarana kuri telefone, urebe ko nta muntu uri kukubwira amagambo y'ubuhehesi cyangwa y'ubusambanyi. Numubona usabwe guhita uzibukira hakiri kare, usabwe guhita wegerayo hakiri kare, ukamwiyaka hakiri kare, Satani ataragukurura ngo akujyane. Kuko uwo muntu niyo ubibonye gutyo nta n'icyo aba azanakumarira, waba umusore se cyangwa ukaba umugabo, cyangwa waba umukobwa se cyangwa ukaba umugore, uwo muntu nta kintu aba azakumarira, azaba ari umuntu uzakuzengereza ubuzima bwawe bwose, kuko n'ubundi ni Satani umwaritsemo, ni Satani umutuyemo. Niyo mpamvu ukwiriye gukumira hakiri kare. Reka tujye kuri uyu muntu urota iyi hene, akarota ihene azihetse. Nurota uhetse ihene, wayiheka ari imwe, wayiheka bimeze bite, uzamenye ko wamaze kwinjirirwa n'ikibi, wamaze kwinjirirwa n'imbaraga z'ababi, wamaze kwinjirirwa n'umwuka w'ubusambanyi kera, kuko byamaze kukugeraho nta na gitangira. Icyaba cyiza ubishoboye wasaba Imana imbaraga ikagukuraho uwo mwuka, cyangwa ikagukuraho ubwo busambanyi bwakwatatse, cyangwa ikagukuraho ibyo bibi biri kukugendaho. Niyo nama nziza nakugira. Wibuke gukanda like niba uri inshuti yacu y'akadasohoka, niba uri mushyashya ukande subscribe, ukore share, uraba ukoze umurimo utoroshye. Noneho hari nawe ubona ihene zikwirukaho. Izi hene nubona zikwirukaho ukabirota mu nzozi cyangwa ukabibona mu iyereka, ukabyuka ukibyibuka, hita usenga hakiri kare, wirukane izi hene. Zizaba ziri muri sosiyete urimo, mu kazi ukora, mu nshuti mugendana, ahantu hose ugenda, Satani azaba ari kukugabaho ibitero. Imana izaba iri kukumenyesha ngo kanguka, kuko Satani yakugabyeho ibitero. Umubare w'izo hene uko ungana
ni nako yaba niba uri umuhungu cyangwa uri umugore cyangwa uri igitsina gabo cyangwa uri igitsina gore, uko uzaba uri kose uzamenye ko umubare w'ihene ubonye ungana n'abantu bagiye kukwirukaho kandi bose bashaka ko urimbuka, bashaka ko ugwa mu byaha gusa uba umunyabyaha uva mu nzira y'Imana, kuko uzacunge neza nibimara kukugeraho uzasanga niba ari nk'umuntu umwe umaze gutuma ugwa, uzasanga na ba bandi bose bakwirukagaho bahise bigendera kuko Satani icyo yashakaga yakigezeho. Rero irinde kwirinda, baca umugani mu kinyarwanda ngo kwirinda biruta kwivuza. Irinde hakiri kare Satani ataragutwaza igitugu, kuko uwo mugozi ni umugozi ukomeye, kuwuca biragoye. Niyo mpamvu umuririmbyi aririmba ngo uzaze uca uwo mugozi uzaba umboshye umutima, ngo nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Rero ujye wiragiza Imana mu bintu byose ukora kugira ngo Imana ibane nawe uko bukeye n'uko bwije, kuko utayiringiye byose byakubana ubusa. Byakubana ubusa ukibaza icyo gukora ukagishaka ukakibura, ariko niwiringira Imana izagutabara, izakurengera, izagukiza abo bahehesi. Hari n'abahehesi, ntabwo aba bahehesi bakangwa muri korali, aba bahehesi ntibakangwa ko ari abapasiteri, ntibakangwa ko ari ababishopu, ntibakangwa ko bajya mu byumba. Noneho hari n'igihe ujya mu cyumba wibwiye ko ariho usanze Imana, ugasanga niho uhuriye n'ibizima bibi, ugasanga niho uhuriye n'abazima bakabije kuba babi, akaza akakwereka uruhu rw'intama ariko inyuma arisega rimwe riryana ribi. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo nunajya gusenga ujye ugendana amakenga, ibintu byarahindutse, umenye ko ibintu bitakiri nka mbere. Rero Imana ikomeze ibe hamwe nawe kugira ngo ugire umugisha uva ku Mana, ugomba kugira amakenga. Izi hene ntizikangwa no kuba ari inshoferi, ntizikangwa kuba ari motari, ntizikangwa kuba ari abagabo bubatse, ntizikangwa kuba ari abagore bubatse bananiwe ingo zabo. Rero icyo gihe kugira ngo ugirirwe umugisha uvuye ku Uwiteka, icyo gihe urasabwa kugira amakenga kugira ngo basi nunubaka n'urugo uzubaka urugo ruvuye ku Mana, kuko Imana iba iri kukuburira hakiri kare ngo igukize imitego y'umubi, igukize amaboko ya Satani, kuko abantu bari gusenya ingo z'abandi babyita ibikino, noneho nawe ukagenda mu kigare ugira ngo ni impuhwe, kumbe ari kuguhamagara afite ibyo ari kugushakaho kugira ngo aguhirike, kandi iyo umaze kugwa nta nubwo aba akikwitayeho. Niyo mpamvu rero ngusaba ngo niba ufite ubwenge buva ku Uwiteka, niba warasabye Imana ubwenge, tuza utuze ureke kwirukanka ku bintu byose ubonye, gisha Imana inama kugira ngo ikuyobore mu nzira ya nyayo utazagwa ruhabo muvandimwe. Ndagusabira ku Mana ngo iguhe ubwenge, ikurinde kugwa mu gicu cy'abantu biyitirira Imana kandi nta niyo bafite muri bo. Imana ikurengere. Rero niba wari udukurikiranye, ntugende udakanze like, ntugende udakoze share, ntugende udakoze comment, n'ibindi byose udasobanukiwe ubasha kutwandikira muri comment, kandi dufite na groupe ya WhatsApp. Niba wifuza kuba umunyamuryango wacu watwandikira tukagushyiramo, niba wumva ugamije kujya mu nzira igana mu ijuru. Ikindi, Imana ikora uko ishaka, nibishaka ibasha kugukiza, ibasha gukora byinshi cyane, cyane ko benshi bamaze kwiheba bavuga ngo Imana ntigikora, ariko Imana irakora. Utarahura nayo agira ngo ntibaho. Abamaze kuvuga ko Imana itabaho ni uko bamaze kubona ko hari aho bageze, ariko byose ni ubusa. Iby'isi ni ubusa, kuko yakiba atari ubusa ntabwo wagapfuye ngo ujye mu butaka baguhambe. Yaba iby'isi atari ubusa ntabwo wakarwaye ngo uve inyo. Yaba iby'isi atari ubusa ntabwo wagakoze impanuka ngo utangire umera nk'umuntu uhebeba kandi uri umuntu muzima. Ntago
wakakoze impanuka ngo ubure umuntu ugutabara, umubiri ni ubusa uzabora. Kudakorera Uwiteka ukiriho ni ukunyagwa zigahera. Nshuti muvandimwe rero, ngaho gubwa neza, nakagaruka kuri cano bita Kristo ariho. Imana y'amahoro nibagirire neza kandi ibabere maso.